aho ngaho rwose wumve cyakoze ndayobora bagakurikira nakora bakigana abanzi ubundi ntago bangereranya abamenye ntago banshidikanyaho indirimbo yubahiriza agasobanuye tukareba filime yacu wumva icyamamare amagazi yarenya amaterwa ngaguhunga yigabije abaragiye impeta nkuru zivugiye mu rugerero we aho naho yemwe we genda kimomura twika icyo ngukundiye uri umuntu w'umugabo ubundi ni rwa mwiza baririmba ninjye koko akaga ngo kabyita nta muntu ndumva karirimba uretse bamvuge bandirimbe ndaje rukomarimo amagazi yarenya amaterwa ngaguhunga yigabije abaragiye impeta nkuru zivugiye mu rugerero we naho yemwe we genda kimomura twite icyo ngukundiye uri umugabo mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga uri kumwe n'abapampe abasore ndabakunda cyane yemwe we genda kimomura twite aho cyo ngukundiye uri umuntu bimeze bite twara cyangwa utabundi umuhanzi udahana yitwa Nzinzi wazigiye yemwe we genda kimomura twitse gushimiye uri umugabo ubundi narababwiye ngo bino bintu regaya bifite ba nyirabyo sibyo buretse turi filime yacu nyuma ya papa cyangwa kubwira ngo nzonze twirebera agafilime kacu wibutse izi ndirimbo n'ibindi bikorwa by'ubwenge bya RI Rock Entertainment ubisanga kuri YouTube channel yitwa Rock Entertainment mujye umuntu akore subscribe cyangwa umuntu abyihorere duse twe ko ntari ibi bitatubuza gukomeza gusaza Afurika mwakora subscribe mutabikora Chuma Country Skia Zonze ya ni papa cyangwa na orege twirebera de tomorrow wow bimeze bite Beyond no ko uyu mwana afite ukuntu yinjira muri beat ukumva ntasanzwe mwumve Skia baby yo no ntuze kubifata phone ariko ubona ukuntu ari umuraperi usa n'amafaranga arahari baby yo no ntuze kubifata phone so ishori iri hafi irakora showing nsange ngafungiye zone urabizi ko na myaka ijana uzamara kwisuka ibitsa amadara myaka ijana bini byitwa gusara kwirebera tomorrow war mubwiye ko nta cyase ngo ni intambara y'ejo hazaza ese intambara y'ejo hazaza imeze ite ko mfite dinero kandi ntagazi ko nigenge dinero muhate bibero nengarama yero one time two time angwira mogero papa drip muhindero muhungu nikebo sifero urakaza neza mukarwa kabihaye mambo vipi udore n'ibirunga byanzuye wanzonze okay zanzonze wanzonze nyanzonze wanzonze zanzonze wanzonze nyanzonze gwego watoto ukopo skiyoleke toto muko sawa okay asoni yibiki bajama ugwego gwahashitse bisa mutama isavimbi ko mbona ari mu mayoga se mu ndirimbo wibira n'ibiki yibiki hebere namwe gwahashitse bisa sinjya mbibabwira ko ari umusinzi do nibiyoga ariko ka GNDS ni divide gakorwa n'ingufu Gin Limited tekereza pore kimya mwese shengerera eha mata ku mata shira mu mutuzo wibagira ibibazo my god pusi muri boîte Aminata denga bo kuri stage harahi sinyamoto yihamagare mbega turi hehe njagalanyo kuseka waudeona wakuba babe bange pesa ubikora bigoye bikora abagore ubukinga jewe ndakaze urakaza neza mukarwa kabihaye karibu dore n'ibirunga byanzuye Devu Masisi ndakuruzi muramubonye ariko Devu kutoka Masisi abantu bari Masisi mudukurikiye muri Kongo namwe ndabasuhuje ndaje tuhatwike koko wumve itandukaniro rya rifani n'ikamyo wumve uburyo ubundi filime zisobanurwamo chuma
noneho buriya none ikindi kintu nababwira muri ibi bihe turi muri zaguma mu rugo ibiki n'iki iyi resitora ni ahantu wasohokera ariko nanone hafunguye n'icyo ukeneye kurya cyangwa kunywa cyaba igisembuye n'ikidasembuye cyangwa kurya icyo ari cyo cyose ubuntu bw'ubupiza iki n'iki gift ya resitora mwari muzi gift yagarutse mu isura nshya tubigusangisha aho uri ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera bagezweho muri habereye ijisho aho witegeye ibikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura ubu none uhagezweho Gift Restaurant aho serivisi baziho kuvira izina warimenya zigenda zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana yaba ari breakfast, lunch, pizza, coffee, juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard. Dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko ari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho. Duhamagare kuri 0788336315 tugukorere home delivery cyangwa booking. Ayo basi number 1 ne ciao ciao. Bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho aho witegeye ibikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura ubu none uhagezweho Gift Restaurant aho serivisi baziho kuvira izina warimenya zigenda zaguka kandi zinarusha